Uyu munsi tugiye kwigira hamwe uburyo ki ushobora gukora aveta ya katuni cyangwa se y'ishusho imeze nk'iyi ngiyi, mukayikora ku buryo iza ivuga kandi ikaza ivuga mu kinyarwanda. Abantu benshi bakunze kwibaza ngo ese bikorwa gute? Wowe kurikira uraza kubona uko bikorwa. Kugira ngo dukore videwo yacu yo muri aveta cyangwa ifite aveta cyangwa se iya katuni ivuga mu kinyarwanda, turaza wowe icyo usabwa ni ukunkurikira no kubureba akantu ku kandi kugira ngo hatagira akantu kagucika ukaza kuba wacikanwa no kuba wamenya uko dukora videwo nk'iriya. Wowe utarakanda subscribe ndagusabye kugira ngo ukande subscribe, like na share ndetse na comment. Mbere na mbere turaza dushake application yacu yitwa ChatGPT, twese turayizi. Ubaye utayifite ubwo urajya kuri Play Store ushake application yitwa ChatGPT. Iyi ngiyi ngira ngo turayireba. Nitumara kuza kuri application yacu ya ChatGPT turayifungura. Iyo umaze kuyifungura rero ni iki gikurikira. Uraza kuri kano kantu aka ngaka, abenshi hari aho kariho adi ariko hatariho adi, hariho aka kantu. Nitumara kukazaho turagakandaho, haraza option eshatu: photos, camera na file. Wowe icyo ukora uraza uhita ukanda kuri photos. Iyo umaze gukanda kuri photos rero bahita bakujyana hehe? Bahita bakujyana muri galeri. Galeri ni ukuvuga ngo uraza uhitemo ifoto, muri ya mafoto uhitemo ifoto ushaka gukora nka kuriya, uraza ukandeho. Tumaze gukanda kuri ya foto duhita dukanda adi. Ya foto yacu iyo tumaze kuyikandaho hita tuza hano. Ukimara kuyikandaho ushobora kwandika ngo give cartoon effect, ukaba wakandika gutya. Iyo umaze kubyandika ukanda kuri aka gafresh kazamuka, then ya foto yacu urabona ko irimo. Ifoto wowe wahisemo umara kuyihitamo, wamara kuyihitamo wowe bakagera gute? Bakayigukorera. Iyo bamaze kuyigukorera rero igikurikira, wowe washyizemo ifoto ushaka, wamara gushyiramo ifoto ushaka ukandika hariya amagambo. Iyo bamaze kuyigukorera bagukorera ifoto nyine bakayigira katuni bitewe n'uko ugira gute uyishaka. Warangiza ugakanda ya foto iyo imaze kuza bamaze kuyigukorera, utegereza iminota mikeya. Bamara kuyigukorera wowe icyo ukora ni ugukanda hano hasi kuri download. Iyo umaze kudownloadinga ya foto yawe rero kiba gikurikiyeho ni iki? Duhita tugaruka, ukagaruka inyuma. Ubwo wamaze gukanda kuri ya foto yawe, wamaze kuyikanda ya foto bamaze kuyigukorera. Bamaze kuyigukorera uyikanzeho, ukanze kuri download hasi. Iyo imaze kugera muri galeri rero icyo uhita ukurikizaho, turaza kuri Chrome. Kuri Chrome cyangwa se web browser yawe ukoresha runaka. Niyo tumaze kuza rero kuri Chrome, uza hano twandikira muri Chrome ugashaka AI yitwa Halo AI. Ngira ngo twese uko tuyiruzi logo yayo ni iyi ngiyi. Uhita uyireba ukuntu iba yanditseho. Wamara kuyizaho ugahita uyikandaho. Iyo tumaze kuyikandaho rero njyewe urabona hano harimo profile yanjye. Aha ngaha haba harimo email, ariko reka nsubire inyuma wenda mbanze logging out kugira ngo ku muntu ukiyinjiraho uhita asanga handitseho sign in. Uraha mwese murahabona ahantu handitse ngo sign in. Iyo rero umaze gusanga handitse ngo sign in, wowe icyo ukora uraza ugasayininga, ugahita ukora continue with Google. Tegereza
bakakuzanira imeri. Njyewe urabona muri telefone yanjye harimo amayimeri menshi, ugahitamo imeri ushaka. Wamara kwinjira ubwo tayari uba umaze kwinjira na imeri yawe runaka. Iyo umaze kwinjira rero, ahangaha niho tuba tugiye gukorera iki, ya foto yacu. Ubwo turi kuki, twibukiranye ko twabanje muri ChatGPT tuyiha ifoto ngo bayidukorere. Mwibuke amagambo twanditseho make my photo cyangwa se give cartoon effect. Wowe wandikamo ijambo bitewe n'ibyo ushaka. Warangiza ya foto yawe ukayisevinga. Wamara kuyisevinga ugahita uza muri Chrome cyangwa we browser yawe ukoresha runaka. Warangiza ukandikamo iyi hello. Twabonye ko twandikamo iri jambo. Application ni uko nguko yitwa cyangwa se AI ni uko yitwa. Niko twandika muri Chrome yacu cyangwa muri web browser yacu. Twarangiza tukaza, iyo umaze gufunguka tumaze gusayininga in, dushyizemo twinjiye muri mail yacu, uraza ukande kwa aka kantu. Aka ngaka twese turi kukareba. Iyo umaze kugakandaho rero, nako nta kindi kadukorera, gahita katwinjiza hehe, muri galeri yacu. Muri galeri rero tuba tugiye guhitamo iki, tuba tugiye guhitamo ya foto tumaze gusevinga. Twakuye hehe, twakuye kuri ChatGPT. Iyo tumaze rero guhitamo ya foto yacu tumaze kuyibona, tuyikanzeho. Iyo tumaze kuyikandaho dukanda done. Ifoto yacu tuyikozeho dukanze done. Urabona ko kari kurudinga. Gategereza iminota mikeya. Iyo karangije kurudinga rero, nta kindi tuza, turaza hano twandikemo nabwo amagambo avuga ngo make my picture talk and walking. Ni urugero, wandikamo amagambo ushaka bitewe n'iki, bitewe n'uko ushaka video yawe bayigukorera n'ibyo iri gukora. Ushobora kwandikamo ushaka ko ivuga, ushaka ko ikoma amashyi, ushaka ko igenda, ibintu nk'ibyo. Wowe wandikamo amagambo yawe wishaka. Iyo umaze kwandikamo rero ukanda hano handitse ngo create. Twese turi kuhareba. Iyo umaze gukanda create rero, bahita bavuga ko video yawe bari kuyikora. Ubwo iyo bamaze kuyigukorera ya video yawe, utegereza iminota ingahe kugira urebe iyo bari kuyigukorera, cyangwa se iyo basoje kuyigukorera, wowe uza hano handitse ngo create history. Hano twese turi kuhareba create history, ugakanda. Iyo umaze gukandaho rero ya video yawe, urabona ahangaha baratubwiye ngo bari kuyikora. Dutegereze iminota 19. Biterwa n'iminota baguhaye nyine, wowe urategereza iminota runaka ya video yawe bakaba basoje kuyikora. Ubwo iyo basoje kuyikora ya video yawe, urongera ukaba wafata ya video ukongera udeni ugasubira inyuma. Ubwo ukongera ukagaruka ugahitamo ka kantu kacu, ukongera ugakandaho. Wamara kongera gukandaho ukongera ugahitamo ya foto ukongera ugakanda done. Naho ukongera ugakanda iki, create. Wamara gukanda create, urumva tumaze gukora utuntu tungahe, 2. Washaka nabwo kandi iyo umaze gushyiramo ya foto yawe, urongera ukandika igitandukanye na cya kindi. Mwibuke mbere twanditsemo ngo make my picture talk and walking. Ubu ukurikiyeho rero ushobora kwandika ngo make my picture sit down and
nabwo ugakanda he, ugakanda create. Utwo tuvidewo rero ubwo twabonye ko kugira ngo ubone ko bamaze kukagukorera ka kavidewo kawe, ni uko uza hehe, ni uko uza muri create history, then ukabona ko akavidewo kawe bari kongera gute kudukora. Iyo rero barangije kudukora twa tuvidewo twawe, akavidewo bamaze kugakora ugakandaho. Iyo umaze kugakandaho rero uvuga ngo urabona nta jwi rirazamo, turi muri process yo gutuma bivuga. Urabona video iri ya foto twadukoreye noneho iri kugera gute, iri kumuvinga. Iyo rero umaze kugera gute gukora iyi process yo gutuma ya foto yawe imuvinga, ako ni akambere. Uraza ugahita ukanda hano hasi kano fresh ka download, twese turi kukareba, anga fresh ka download ngaka hano, ugakandaho ka gafoto kawe hano, uhita ukanda with watermark, ukaza ukadownloadinga, ukakidownloadinga, ukaza n'aka kabiri, n'aka kabiri nako ukagakandaho, ugakanda kuri download with watermark. Akavidewo kacu nako kakagera gute, kakidownloadinga. Iyo dusoje rero process yo kudownloadinga twa tuvidewo twacu, ubwo bivuze iki? Twa tuvidewo twacu tumaze kwibika hehe, muri galeri. Ya videwo yacu cyangwa se ya mafoto yacu tumaze gukora amaze kwibika hehe, muri galeri. Iyo rero dusoje process yo kwibika muri galeri dukurikiza. Hanyuma rero iyo tumaze gufata za videwo zacu, tumaze kuzidownloadinga, zimaze kugera muri galeri, duhita tuza tugashaka InShot. Application ya InShot benshi turayizi, ntago ari nshya. Iyo tumaze kuza rero muri InShot, turaza tugakanda hano hari video, twamara gukanda kuri video tugakanda new. Iyo umaze gukanda new rero igikurikiraho ni iki? Ni ukuza ukareba za videwo zawe wadownloadinze, ukazifata ukaziselectiona. Umara kuziselectiona, ni ukuvuga ngo InShot nta kindi dufasha, ni uguteranya za videwo zacu uko ari ebyiri cyangwa se n'eshatu n'enye bitewe n'uko zingana, uko wazikoreye hahandi naberetse. Urabona ko zari videwo ebyiri ariko murabona ko zabaye videwo imwe. Iyo usoje rero kuziteranya, nta kindi dukora, twe turaza duhita dukanda kuri export. Export hano ushobora guhitamo aka kantu mukarebe, niko gatuma videwo yawe iza kuba ifite karite. Aka ngaka kuri resolution. Resolution rero haba harimo option nyinshi, ngewe kubera ko ndi kuyikoresha, urabona ko hari 1080 ndetse na 720 na 2K na 4K. Ariko inziza kugira ngo videwo ize kuza ifite karite, ushobora guhitamo 1080 cyangwa 720 biterwa n'uko wowe ubishaka. Warangiza ugakanda export. Umaze gukanda export, murabona ko birihuta, birirukanka rwose. Aka kanya videwo yacu imaze kwisevinga hehe, muri galeri. Igikurikiraho rero tugendana akantu ku kandi, ubwo iyi application nayo tuba dusoje kuyikoresha InShot. Mwibutse ko InShot ikiri budufashe ni ugufata twa tuvidewo twacu twamaze gukora turi kumuvinga, kuduteranya. InShot niyo iri budufashe kuduteranya. Tumaze kuduteranya rero tura exportinga, hama noneho tugahita tujya muri galeri, tugahita tuza noneho sasa tukaza muri Play Store. Urahita uza muri Play Store, numara kuza muri Play Store ushake application yitwa Dreamface. Dreamface wamara guhitamo cyangwa wamara kuyibona, ni iyi ngiyi ya mbere, ukande. Ngiye kubera ko iri installed nari namaze kudownloadinga, niyo mpamvu
mpamvu udahita nkanda open, ariko wowe utarayidawunilodinga urahita usanga ari install, ubanza uyinstaringe tujye twakanda open. Nitumara gukanda open rero ngo application yacu tumaze kuyinjiramo, iyo ukiyinjiramo iba imeze gutya. Iyo umaze kwinjiramo rero urahita uza hano handitse ngo, ahangaha hano handitse ngo video lip sync, then turangiza tugere gute dukandeho. Iyo umaze gukandaho rero uhita umanuka hano hasi handitse ngo aveta, kugira ngo twese turi kuhabona hano handitse ngo aveta, kubera ko turi gushaka gukora nyine aveta. Nurangiza ukande kuri ya aveta yawe. Aveta rero ikirakuzanira, ihita ikuzanira ya mavideo yawe, amavideo agiye atandukanye. Video uzi uhitemo video ariyo yayindi tumaze kugera gute, twari tumaze kuguteranyiriza hehe muri InShot. Numara kuyikandaho urakanda confirm, numara gukanda confirm utegereze. Ntabwo bigoye, ni ibintu bitaruhije upfa kuba ugiye ukurikira step by step. Urabona rero tumaze kuyigezamo ya video yacu, iri kumuvinga ariko ntabwo ijwi rirazamo. Ku kintu dusigaje ni ugushyiramo rya jwi kugira ngo noneho ijwi rize kuzamo. Iyo tugeze ahangaha rero ushobora gukanda voice mu gihe ijwi wenda wari downloadinze, ariko twebwe mu gihe turadownloadinga cyangwa aribwo ukihagera, reka uhita ukanda kuri iki gice cya add script to continue. Wamara gukandaho ukaza hano hasi kuri record, bitewe n'ijwi ushaka kuza gushyiramo, ukaza ugakandaho. Iyo umaze gukandaho urabona ko batuzaniye recording. Ubwo bitewe n'ijwi dushaka gushyiramo sasa, uraza uhita ukanda hehe kuri record. Iyo ukanze kuri record rero nta kindi, ni ukuvuga ngo barahita bashyiramo ijwi nyine, wowe uravuga ibyo ushaka kugira ngo ya video yawe cyangwa se ya aveta ize kubivuga kandi mu kinyarwanda. Urabivuga ushaka wabishyira mu cyongereza, ushaka wabishyira mu rurimi ushaka, ariko noneho twe turi kureba mu kinyarwanda. Reka tugerageze. Urabona ko ntabwo ngiye bahise banyemerera gukoresha mikorofone, kubera ko ndi gukoresha iki, nari ndi kuyikoresha nkora akavideo. Ariko nta kindi, ni ukuvuga ngo iyo umaze gukanda rya jwi uhita ukanda hehe hariya hejuru kuri confirm. Wamara gukanda confirm, icyo gihe ijwi rimaze kujyamo n'akavideo kaba bimaze kwihuza, ukakadownloadinga. Icyo gihe uba usoje video yawe ya aveta, ikaza ivuga mu kinyarwanda kandi ikaza imeze neza. Rero ubwo utabashije gusobanukirwa cyangwa hari ikintu utasobanukiwe, ucyandike muri komenti kugira ngo tugende turushaho kugenda twungurana ibitekerezo ko utarabimenya. Hanyuma umuntu wese utarakanda subscribe, akanda subscribe kugira ngo n'utundi tuvideo nzajya ngenda nkora tuzajya tugenda tugendana, kandi ukande subscribe no kukazogera. Murakoze.